So hello guys, mumeze mute nizere ko mumeze neza. Nashaka kubabwira ko ubu ngubu nabonye undi mu besto. Ariwe Rukaje. Ubwo Titi yahuze mu bigori tuyibahera? oya pana nga kuri radio ntago atanga kuri radio Ntago nayiba ndi kubaza sheri tuyibahe cyane. urabaza sheri abahungu b'ikigali ndabizi ko bashaka kugira nabi bata sheri wiyibaha sweet heart ako bandi bose barasamo gutya no cano nyambo yari yicaye njyane nyambo Nimwe mutongera kumubona mumenye aho yagiye. wagaze cyane dushimire nyambo Jessica question maze nyambo nta wambira no wawe witwaze wowe umuhungu rigana twaje nyambo isakoshi nduru ziravuze werekeze murenzi rembo riga uko byatangiye Ni yariho. no muri passport ugira passport Ego ko cyane. abana nyambo burya ari umusirimu yabura ka passport uko nyambo Urayicarana ntawamenya. nyambo bajya bavuga yuko ngo umusirimu hari ibintu agomba kuba afite hano i Kigali Nyarugenge agomba kuba afite passport afite degree ngo afite na permis ariko kandi ngo afite na sheri Na sheri, ego ko sheri. Ibyo bindi wenda bibanza da. ibyo Ugomba kuba ubifite ego. Naho sheri si itegeko. Ego. Umufite sava utamufite nabwo nyine. ibijyanye n'umukunzi we ntacyo bivuze cyane Oya ntago ari ukuvuga ngo ntacyo bivuze birakivuze ariko nanone mu gihe abadahari nyine ntacyo biba bivuze. kuri wowe turi kuri wowe ku bijyanye n'umukunzi we bihagaze bite Biba bihagaze iyo ngingo uyirenga ko ntukare kuyikubaza ntuyisimbuke uko wiboneye umukunzi we Karugaje azabyumve neza nyamba avuze ko afite umukunzi Rugaju. wisona navuga rugaju ntizere ko umugisha ntabwo na mentioning izina rikorega ntabwo nigeze mentioning izina ariko arahari nko mugisha ukangwaho ntayo mahirwe akansesekaraho baba we rigana baze se ngondana na Rukaje cyaba bimeze bite uri umubyeyi bimeze gute yajya nereta mu buryo bw'ubusesenguzi cyangwa reka muzezengura no gusesengura reka rero gusesengura ahangaha nyamba kuri iyi nzobe oya yawe barongera umusesengura oya ntabyo gusesengura bihari Gira icyo ijambo wagira- ni gira rimwe icyo uva muri n'umukobwa nyamba. mwiza nta bindi bintu ntabwo byinshi byo wamusengura kuvuga muri studio yajya ijambo ni nereta rimwe. ambwira ngo hari ibintu ujya wumva abantu bavuga ngo ubwiza ngo biterwa n'ureba kuri nyambo ni ikintu kiri wagikoresha nk'aho ari ihame nta muntu niyo yaba ari uw'insiramabadi muri libani wareba nyambo ngo avuge n'umukobwa mubi biroroshye ni mwiza tureke ibindi bintu byinshi yajya ambwira ngo urase maze nyambo ni muto muto ni inzobe ni umwana utari mugufi utari na muremure cyane ntiyarebe bya bintu bizana ibicece ngo usange afite disipurine mu mirire ntakeneye bya mukorwa ntakeneye ibintu by'ibi make-up turakora iki kintu dukoresha hose rwose ikaba ari one pack yafashe igice cyose muri aperi wowe nta mukinnyi uvuga uti bose ndabakunda ariko uyu mukinnyi arimo rwose njye naza no kuri stade ntabwo uvuga ngo mfite umukinnyi umwe ahubwo bose bakinamo ndabakunda nta mwihariko wawe uvuga uti uyu mukinnyi ye muri aperi mukunda kurusha abandi bibaho rega nyambo tibwira ko ari wa mbere waba ubikoze oya ntabwo ari cyo kibazo ariko nyine hari igihe bose ubona bagushimisha cyane ko bose baba bari mu ikipe ukunda ufana hari nk'amazina nk'abiri wenda y'abakinnyi bayo ukunda uzi Ambarenga Fitina kapiteni wayo ateye ubwoba hari Ishimwe Christian kwabazi hari Buregeya Prince arabazi ariko yizeye wa defenseur arayipanze ahubwo apanze 11 nduru ziravuze hari Tadeo Ruwanga ageze mediane hari Victor Mahoma aratatse byarangiye hari Shaibub ava muri Sudani na Tadeo Ruwanga ava muri Uganda numva ko mbazi ateye ubwoba uravuga bisa nyamba ashatse ntiyakwigendera nyambara dukanze hano adufatanya ikibuga rwose nyambo byarantunguye najyaga mbona ikintu amafilime kagizemo akantu ko kwikanga ariko urumva ko abakinnyi bazi kandi bashyashya arabumva naho baturuka niwe muntu utumiye ahangaha w'umukobwa agaca impaka pe uzihangane rero ujye uboneka no kuri match za pe ariko ndaziboneka nk'ubu ngubu
mwanumiye ku munsi wa match yawe wari kujya ingoma ari kujyayo baba we hangane sha hangane uzajya ubutaha aya nakondi apere rero zakina imikino mpuzamahanga ejo bundi rwose uzabuharure uburyo ikina n'amakipe yo mu mahanga kandi nyambo byaba byiza tujyanye n'abandi bakinnyi utazi nka gufasha kubamenya kanasaba kwizigera umbabare ntuzampange iyo match kuko Ruvuyanga na Rugangura bandusha kogeza banabikora neza sinanasesengura muri iyo match kuko na Lorenzo yabikora ubundi se narazwe gusesengura wicaye akazi kawe nazesengura nyambo nabyo byafasha ari ukumubwira buriya bagenze gutya iyo byagenze gutya bagenze gutya n'amatransition n'amapossession sterile n'ibyo ntiyabimenya ukamwereka n'abayobozi ba pe bayiyobora cyane ya nanamugeza n'ishironge nkamwereka aho baba ya nanagenda mwereka n'abakinnyi bamwe baba twamenyana kabisa bikarangira ubaye inshuti amenye naho kwinjiza nyambo muri APR neza akageramo fresh sibyo kuko umenye nyambo Rayon Sport ifite bariya ba Aria Cool yigize icyuki cya Rayon ukeneye kujya ku ikarita Nyarugenge ukaza mu bintu by'umupira nje nkakubera manager nje ndahita nguza na Fande Richard ibintu twabigira serie tabigira brag ahubwo niwe nasabwaga muri ubu buzima niba nyamasabwa se ubwo mburi gakomeye tujye mu zindi nyingo Ruvuyanga ihura tujye muri filimi nyambo uhagaze gute ubu ngubu gahunda ziriho muri filime ukina by the way nabonye ukina ahantu henshi uri mu muturanyi ya Kibonke uri kwa hantu kinana na Bansabi arahanira n'abanebagiwe ko nanjye ndazikurikira nyina mu muturanyi kwa Clapton nyina muri Clamani Paya nyina no muri filime zanjye zica kuri channel yanjye ya Miss Nyambo filime yitwa The Message yes ahubwo ndabona ngiye kuzayita Aperi iyo seruka itaperi iyo seri nkayita Aperi uri Miss n'abakunzi ba Rayon bakane bagukunda oya nanone